ikomeje kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru ni y'umugabo umupasiteri wo muri Afurika y'Epfo utatangajwe amazina, yatinyutse yambika impeta umugore wari wapfushije umugabo we, ayimwambikira barimo gushyingura. Kumwambika impeta nibita baba we, kumwambika impeta nibitangaje, ntabwo bitangaje, ahubwo igitangaje nuko yayimwambikiye kumva yuko ari umugabo we. uri kumva urumva ukuntu bibabaje. uyu mupasiteri niwe wari uyoboye umuhango wo gushyingura, ariko abantu baza kugwa mu kantu ubwo yahitaga yambika impeta uwo mugore wapfakaye, wapfushije umugabo, amusaba ko yazamubera umugore. ubwo yanatera imvi kumva. kandi niwe wari uyoboye iki umuhango wo gushyingura, ari pasiteri nyine. uyu mugore nubwo yarakiri mu bihe bitamworoheye byo gupfusha cyangwa se gupfakara, yahise afatirana ayo mahirwe, yemera kwambara iyo mpeta. Bose ni inkunguzi. Ibintu turabiburaca turaje tubisesengure. Ibintu ntabwo byarangira ahangaha. Urumva? Koko umupasiteri yagiye gushyingura umugabo w'umugore. Urumva yagize ibyago. Umudamu yagize ibyago. Yego. Kugira ngo abantu babyumve neza. Amaze kugira ibyago bajya gushyingura bisanzwe. Umuhango wo gushyingura abari abantu benshi bagiye batandukanye. Pasiteri wari uyoboye umuhango wo gushyingura, mu magambo yakomoje bivuge neza. Mu magambo yakomoje wo muri uwo muhango wo gushyingura umugabo. Kwakuntu buri nkaye musiku kumva. Ariho bahaye kuyobora icyo gikorwa. Yego. Aragira ati rero mugore mwiza. Ubwo umugabo bari bagashyize itaka se? Bari kumushyingura nyine. Bari bagashyize itaka mbere ko bari kumushyingura. Yego. Ubwo ariko ndashaka kumenya ngo byibuze tubishushanye tubifate mu. Ariko se oya ahangaha kuvuga ngo mwambitse impeta, urumva atari ibintu bari bapanze? Nose yari yayitwaje. Aya umugabo ahubwo yari yayitwaje ubwo ariko babipanganye n'umugore. Kuki umugore se atabyihakana? Gushyingura koko umuntu mu gushyashyana, ashaka indabyo, ashaka igitambara, ashaka isanduku n'ibiki byose. Ariko kubwo wabona umutima wo kubyakira, ubwo ni surprise bakoreye umupasiteri yakoreye umugore, amufatirana n'ibyago. Umugore agahita avuga ati yego ndayemeye. Yabuze amahitamo abururwo abarakira n'ayamira, arangiza aravuga ati reka byemere. Wibishyiraho akantu keza. Ntabwo ari ugusigiriza. Ibyo bintu wabyimakaza. Ntabwo ngiye ku rwanjye ruhande simbyimakaza sinabyiza, ariko nanone ku rundi ruhande riyeri uyu icyambere uyu mama yabuze uko abigenza. Utangiye kumubatiza ngo ni mama pasiteri. Mama pasiteri nyine ubwo yise aba mama pasiteri. Mama pasiteri yabuze uko abigenza riyeri, abona n'ayandi mahitamo, yemera proposa ya pasiteri. arabatereka nemera igitekerezo cy'umushumba bishop pasiteri. Nindangiza ibindi ndabizi imiryango izantuka, inshuti n'abavandimwe abantu bagere gute bance, ariko wabwirwa n'iki katari bo bahitanye uyu mugabo? Ibyo n'ubundi busesenguzi utangiye kuzana nyine. ariko tekereza urupfu rw'umugabo rwaba rwarajemo nyuma, ibyo nabyo wenda umuntu yabirimo nanjye nabikeka. Ariko se nkawe wowe umugabo arapfuye, uri umugore we, umunsi wo kumushyingura undi araguporopoje. tuvuga se ko pasiteri yatinye kumusebya imbere y'imbaga y'abandi bitabiriye uwo muhango, azisubiraho? Yisubiraho byararangiye, nta kwisubiraho. Bagiye guhita bakurikiza igikorwa cy'ubukwe. Ahubwo ubwo bukwe bushobora, ikibazo cyabwo bushobora no kuzaba batarakura n'ikiriyo, cyangwa se bukaba ku munsi w'ikiriyo. Bukazaba ku munsi w'ikiriyo, bagakomeza gukubita bakomeza gukubita ibisongo mu bikomere. Ahangaha umuryango rwose w'uyu mugabo wapfakaye, reka tuwihanganishe. Ariko ibi bintu ni amahano arufa. Arimo mu Rwanda bakoreye imbura. Arimo mu Rwanda koko ibi ntibyavamo. Ari mu Rwanda ntibyavamo gutinyuka gukora amabara nk'ayo ngayo. Kumva mu Rwanda ndabaza, abanyarwanda turaziranye, nta gahenge baguha. Batubwire koko kumva nta gahenge baguha, ndabizi nta gahenge bashobora kuguha. Kubona umupasiteri kono yari yakameje mwoka byaramwe, umugore dore ibyishimo. Urabona aba bantu, uri kubona aba bantu uri kubona nta kintu kirimo, n'akavati keza cyane ugatakira ako gafoto. Mbega mwoka byaramwe, mbega amabara, mbega amahano kumva. Cyakora nanjye cyane ubwa mbere byumvise ibintu
navuka ku myaka yanjye ni ubwa mbere numvise amabara nk'aya ngaya nibwo mbyumvise. abandi nari nzenda ko bihangana bagategereza wenda bakazajijisha nka nyuma y'imyaka ingahe cyangwa niyo yaba nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'ukwezi nyuma y'amezi 3 ukihangana ariko noneho ku munsi w'ibyaha ku munsi wo gutabara guherekeza umuntu mwabyaranye mwagiranye bari barashakanye byemewe n'amategeko utagira ngo ni bya bindi ngo byihabarango byo kugira oya byemewe n'amategeko ahubwo no kwibaza ngo ubundi bari babanye bate nabyo uwo muntu agomba kubyibazaho ubu koko ahantu aba bantu bari babanye mu buryo ariko bigaragaza ko iki gipasiteri shoka cyari cyakinyunya umuheha n'undi cyari gisanzwe kirimbura uno mugore none se so ubibona iki gipasiteri ntabwo ari shyashya kuko ari shyashya rwose umupasiteri muzima yitwaje impeta ku kiriyo iki gipasiteri cyarimburaga uno mugore cyarimburaga mama pasiteri buturi ntabwo yari mama pasiteri ubu nibwo yabaye mama pasiteri ariko ko yayemeye mu gihe arimo kurwaza umugabo arimo gushyashyana iki nicyo kikagera kizeho n'impuwe kombi cyagiye guhehetayo ntabwo badutangarije niba yararwaye ariko samugani nabo bamuhitanye kwamugari ko naho bavuga ko yararwaye kuki iki gipasiteri itari cyo cyo mu cyane abigizemo uruhare nasa ahubwo urumva ari ishyashya wowe asarufa wowe wenda reka tubizane mu Rwanda buraya bwabaye henshi rata oya reka tubizane mu Rwanda yego uramutse ubibonye umugabo uri umugore upfushije umugabo cyangwa reka tubifatera reka tubikuraho uri umugabo upfushije umugore noneho ku munsi wo gushyingura kumva umugore wundi araje kwambika impeta kumva y'umugore wawe witabye Imana yaba ari ikintu afatiyeho cyangwa uwo mugore mwaba musanzwe mukora aya mama musanzwe mufitanye communication ya hafi cyane ari mwebwe mwagiye agashyamba sana babagiye mu gashyamba ahagiye mu gashyamba abantu bari mu biteguye cyane abantu ni umugambi bateguye bakawucura wo mu gashyamba cyari gihese ruharwa reka tuve muri Sudani twerekeze no mu Rwanda Arufa ari nako tugenda tugana